yangu udahebye ibintu bya kinyongo torodi imigunda kureba nayo kwanya nta mumwe ari kumwe nawe uje ari nyoko aya yo kwisayidira ariko ubu ningera n'amaguru uzagenda niki uzagenda n'imodoka nabwo nyine kamyo waguze baza se shamu kwigura rero bigoye wapi no sonepa ntago bigoye ugenda na cyaje kamyo kagenda wacyose sawa nyine ebana naye bakuga ndabonye nenda kuruka pe kabisa nenda kurusa Ngewe Zibaza mukoni zuwa mbere nibitumye biri inkorera birakankoreye tunakunda vuga kuvuka mbere shabi uyu mugabo ashaka kubasamba sibitumye ndamu gutwarara twese tumuhamagaye ariko wagurutse mbere niba agomba kumutsindira wewe bavuga ngo abakobwa mutekise so bazanga ibintu byo kugira umunwa muremure n'ibitumye umungera nako nibitumye ndamukujya yuza kumeze nkanye ntawe mukorogota kuvuga amagambo ashimisha barondo oya baronde cyangwa umukondo kwa kari umukondo cyo kuvanga na barondo yabyo nako byarimo kabisa ntabwo byarimo kubirakariye ahemwe nambanga sikomeze nk'abana we oya ubundi muri mu biki ari we n'uyungu mukuru nini ndapedori cyanwa mpagaze gusa na kompetara ni ngiye mbese nakwiga nkombete Yesu aka kanye se bwanwa bise bumera bombo clap ngo waruzingo subira kwa nyoko umva shirirekana nako kazigo twigendera urabwira ngo ni mukuru ujye mukura mabwira ngo ni mukuru mwamadage ujye mukuru umuntu wamafite ngaho mujya nandi bana kadusohokeye na tantine wawe ako bro musaza harakana ariko wibeshe akana kuvuga ngo kado ntago ndi kadogo pe ako kantu wakibeshe umusaza ushaka wagasobanura ati wagakosora shiri twigendera ndamugutwaye icyanwa kirakora ugize nawe iki bwanwa bukora umva se bro yo nakubwira ka abazero bikina giye kumbi mama ari yakunu mwuka bisa Ufati mwishe Chara mwishe n'ukuri kw'Imana ramwishe Tani soni wakigeje Zihaguruke twigendera Ndi mutwa tugorye nuzonge Uruka Gogome no bw'indenga kamere Nundi munsi wakigorye ariko nubwo mugenzi uko nguko nubwo wishimiye ubwanwa umenye yuko imbe bitaruti ubusinde bakifite ubwanwa nk'inka butabufitera umenye ko ubwo batari ubutumwa ugize ngo